Imana rero by'Imana izakorera bizi. Ntugakorera Imana uvuga ngo reka nyikorere nanjye ngirire icya. Nzabarinda mu giga y'Abanyegiputa ari mu bibazo by'umusengera. Nubona mwene so ari gushaka gusubira inyuma y'umukristo by'umusengera bijye bikubabaza. Nubona yaragwagwanya bijye bikubabaza. Nubona umurimo w'Imana utajya mbere bijye bikubabaza. Rero mureke tubane n'Imana. Yesu nashimwe. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Turashima Imana cyane muri iki gitondo. Ndashimira Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, Imana ishobora byose, iyaremye ijuru n'isi, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Aburahamu. Ndayishimiye kuko ari Imana yacu, ari papa wacu, ni umubyeyi. Iyampaye agakiza, iyankuye mu magana menshi y'abanyabyaha, iyandenganuye nari mfuye urupfu rubi. Ndayishimiye. Maze iminsi ntekereza ineza y'Imana, aho yankuye, ibyo yankoreye. Ndavuga ngo Mana uriya Dawidi ngo niwe wabuze uko abigenza, aravuga ngo Imana niya. Ndayishimiye n'ukuri. Yagiriye neza, impa amahoro, nta handi nari kuyakura, ariko irayampa. Nta handi nari gukura amahoro, ntayo. Nari kwicwa n'agahinda, nari kwiyahuza ibiyobyabwenge, nari kujya nywa itabi cyangwa se nkanywa inzoga umunsi kundi ndamutse nanazibonye nazo. Ariko Imana impa amahoro ku buntu. Ubu nywa amazi ikirahure nkumva ndanezerewe, nanywa igikombe cy'amata nkumva ndanezerewe. Mbese ikintu cyose nkakinywa numva nezerewe. Ubwo hari abonzi cyangwa nabonye bashakira amahoro hatari, ariko shima Imana ko yankuye muri uwo mubare kandi uhura narindushye, kangirira neza, ikangirira neza. Njya ntekereza ineza y'Imana nkumva shimye Imana. Bene data, mureke twikomeze ku Mana, mureke turwanire Imana ishyaka. Nzanye ijambo rivuga ngo mureke turwanire Imana ishyaka, ariko mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndasuhuza inshuti zacu, abakozi b'Imana dukorana umurimo, abavuga butumwa, abanyamasengesho, abaririmbyi, abakozi b'Imana bose, abakristo ba Philadelphia, aho muri hose ku isi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha aho muri ku isi hose. Imana ibaha umugisha abakunzi bacu, abakunzi ba Kristo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndagira ngo rero mbabwire ngo nimureke tugirire Imana ishyaka. Irabizirikana ikabireba. Mureke tugirire Imana ishyaka, tugirire Imana ishyaka, tuyivugire, 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 tuvugire Imana, dukorere Imana, tuyivugire, tuvuge kugira neza kwayo. Tubwire ababyeyi, tubwire abagabo, tubwire abasore, tubwire inkumi, tubabwire ko Imana igira neza. Iyaremye ijuru n'isi. Yitwa Ndiho, yitwa Ndiho, yitwa Ndiho. Farawo yashatse kwigereranya n'Imana. Igihe Imana atumaga Mose muri Egiputa ngo iramubwira ngo twara iyi nkoni, hanyuma Farawo nashaka kukunaniza ikubita hasi uko ari igitangaza. Ngo Farawo arabiseka cyane, ngo Mose akubise hasi inkoni ngo bivamwe inzoka. Ngo Farawo araseka, burya hari agatwenge kerekana yuko kagusuzuguye. Umuntu agaseka ariko bigaragara ko ibyo wavuze cyangwa ibyo ukoze atari byo. Na Farawo niko yasetse ngo aseka Mose, ariko ngo Imana iramureba iricecekera. Burya hari igihe Imana iceceka, ariko yabonye ibyo twakoze, yabonye ibyo tuvuga, ariko igaceceka. Hanyuma rero cyane nishatse kuvuga niki ngo Mose ngo Farawo ngo inzoka ziraza, inzoka ze z'abakonikoni be, ariko ngo inzoka ya Mose irazimira. Mana yacu igiba hejuru y'ibikurwanya, igiba hejuru y'ibikubujije amahoro. Imana irihagije. Mureke tugirire Imana ishyaka, natwe izabizirikana ku munsi w'amakuba n'ibyago. Ibyibuke, yibuke ko abanye nayo, yibuke ko ayikomejeho. Imana ishimwe. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba mbere. Turasoma ibice byaho 17. Uyu tugiye kuvuga ku nkuru z'umwami witwa Ahabu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iki? Eliya
ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Kereti. Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Kereti. Bukeye Eliya wita Ishibu umwe mu basuhuke b'i Galiyadi asanga Ahabu, aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho iyo nkorera iteka, yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri Isirayeli muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Ararahira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ko nta mvura cyangwa ikime bizagwa muri iyi myaka, keretse aho nzategekera. Agirira Imana ishyaka, ararahira, aravuga ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli iyo nkorera ko nta mvura nta n'ikime bizabaho muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Uyu Eliya yari umuntu nkawe, ariko wasobanukiwe uwo ari we, wamaze kumenya imbaraga z'Imana, wamaze kumenya urukundo rwayo, wamaze kumenya ubushobozi bwayo, wamaze kumenya urukundo rw'Imana. Yari yarasobanukiwe Imana. Mujye mureka tubane n'Imana tuyimenye. Numva utarasobanukirwa imbaraga zayo n'ubushobozi n'ubutware niyo ariyo, ujye usenga ubaze Umwuka Wera izabikubwira. Eliya yarasobanukiwe, amenya Imana, amenya iyo ariyo. Hanyuma ngo ku mwami, igihe cy'umwami Ahabu ngo yari umwami w'Abisirayeli mu myaka 22 yayoboye, ngo Ahabu akora ibyaha arusha abamubanjirije ngo ababaza Imana, ababaza Uwiteka. Rero kubera Ahabu yababaje Uwiteka, ngo Eliya agira ishyaka, agirira Imana ishyaka, aravuga ati, ibi bintu Ahabu akoze ndumva ntabyihanganira, ibi bintu Ahabu ari gukora ndumva ntakomeza kubyihanganira. Aravuga ati, ndarahiye Uwiteka nkorera nta mvura nta kimwe, kugeza aho nzabitegekera. Kubera iki? Yari yagiriye Imana ishyaka. Yabonaga Ahabu umwami w'Abisirayeli akoze ibintu bibi, ngo yashatse umugore mu Bashidoni, arongora umugore Ezeberi, ngo yari umugore w'igishegabo utarumvaga Imana ya Isirayeli, utarashaka no kubimenya. Ibyo bintu bibabaza Imana. Ngo yubakira Bali icyotero muri Samariya mu nzu ye. Isamariya yubakiramo mu nzu ye, yubakamwo icyotero. Bibabaza Eliya, amenya izo nkuru, arababara. Bati, koko Ahabu ageze kubaka icyotero mu nzu ye i Samariya, yimuye Imana ya Isirayeli. Biramubabaza. Reka nkubwize ukuri, jya ugirira Imana ishyaka. Nubona umuntu avuga Imana nabi, bigutera umubabaro. Nubona umuntu akora ibintu bibi, bigutera umubabaro. Ngo arababara, aravuga ati, ni ukuri nta kindi nakora uretse guteza amapfa. Abantu bagasonza, iyi mirengo ikarangira. Abantu bagasonza bakamenya ko Imana ariyo nyiribiye. Abantu bagasonza bakamenya ko Imana ishobora byose, kuko aho izuba ryaka, ahatari ikime, ahatari imvura, haba inzara. Abantu barasonza, abantu imigongo ikegerana, inda zikegerana, nta bitwenge bihaba, nta mirengwe, nta kuvugana agasuzuguro bishobora kuba mu nzara. Umuntu ushonje ntavugana agasuzuguro, ahubwo avuga aciye bugufi yiyoroheje ngo arebe ko ari umugirira neza. Rero iki ni cyo gihe Eliya yagize ishyaka. Igihe Ahabu yakoze ibyaha, ngo abona ko ibyaha Yerobowamu yakoze ngo bidahagije, ngo ariyongeza, yubakira Bali icyotero i Samariya iwe mu rugo, ashaka Ezeberi. Ezeberi yari umugore w'igishegabo utarubahaga Imana, yakoreraga imana zabo, mbese yimura Imana muri Isirayeli. Ibintu bizimura Imana ujye ubigendera kure. Ntukabe mu gitaramo cy'abantu batubaha Imana, ntukabe mu gitaramo cy'abantu batavuga Imana, ntukabe mu gitaramo cy'abantu basuzugura Imana. Ngo Ahabu agira ishyaka, Eliya agira ishyaka,
aravuga ati ngewe nshingiye ku byo mbonye ntago nabyihanganira. Kandi nugira ishyaka ryiza Imana izagushyigikira, nugira ishyaka ryiza Imana izabana nawe, nugira ishyaka ryiza Imana izaguhagararaho, Imana izaguhagararaho. Ateje amapfa, yirengagije ko nawe azasonzera muri abo bantu, yirengagije ko nawe atazahabona amazi. Aravuga ati ariko no, imvura ikime nibihagarare. Aka ni agasuzuguro muri Isirayeli. Muntu w'Imana, Imana yufite ishyaka ryiza, Imana yishakira inzira. Njya nibuka ukuntu Yosefu ngo yahamije mu rugo rwa Potifari, ngo muka Potifari yari yamubengutse, ariko Yosefu aravuga ati nukuri sinasuzugura databuja ngo nsuzugure n'Imana. Ngo aranga yanga gusuzuguza Imana. Ntugasuzuguza Imana ngo ubone akazi, ntugasuzuguza Imana ngo ugaburirwe, ntugasuzuguza Imana ngo uzamurwe mu ntera. Cyo hamye Imana, Imana yakwishakira inzira. Ngo muka Potifari aramugambanira ku buryo yagiye agera mu nzu y'imbohe aranafungwa, ariko Imana imusangayo. Imana imusangayo. Imana nkunda kubwira abantu ngo izishakira inzira. Nubaha Imana, nukomeza kuyihamya, nuhagarara neza, nukizwa, Imana izishakira inzira. Ushobora gukizwa akavuga ati urakabonye, utangiye kuba umurokore kwa Heri, ukiri umukobwa ati nta mugabo uteze kubona, wamukura heze wirirwa mu nsengero. Imana izishakira inzira iguhuze nawe uwawe w'Imana yakugeneye. Imana izishakira inzira. Ubwo se ku kazi urabona uzazamuka utabonye, wari ugize amahirwe, ubonye umwanya mwiza, profita ukuremo inzu, profita ukuremo oya, mu Mana ntago profita. Mana itanga umugisha, kandi uzabona amajwi akubwira ati dore ugize amahirwe wicaye kuri iyo ntebe, yibyaza umusaruro. Ibyaza umusaruro wubaha Imana, yibyaza umusaruro. Niba warakijijwe ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza, vuga Imana mu kazi izahagusanga, vuga Imana mu izakugirira neza. Ropete si vuga Imana. Rero Eliya yirengagiza ko nawe agomba gusonzana n'abandi, yirengagiza ko agomba kuhagwa nabo we. Ariko Imana ivuga ngo iki? Umurongo waho wa 2 Bibiliya ivuga ngo hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekere iburasirazuba. Iri kuvugana na Eliya iruhande rw'akagezi kitwa Kireti, hateganye na Yorodani. Uzanywe amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Imana imuhaye icyerekezo. Vano jya ku kagezi, genda wihisheyo kitwa Kireti. Imana ihita imutegurira akagezi agomba kunywa y'amazi. Nuhamya Imana, nugirira Imana ishyaka, izagutegurira ukubaho. Nugirira Imana ishyaka, izagushakira ubuzima. Nugirira Imana ishyaka, ntabwo izaguhana. Imana ibwiye Eliya ko kanya, tiva hano wowe genda, hagiye kuba inzara, hagiye kuba amapfa, hagiye kuba ibibazo. Genda, haguruka ujye Kireti, wihisheyo, zakwereka ubwihisho. Imana nuyihamya zakwereka uko wihisha, zakwereka uko ubaho, zakwereka uko urya, zakwereka uko wambara, zakwereka uko ukora. Dosikarabo, ikishaka niki nukuhamya ukagirira Imana ishyaka. Eliya yari yirengagije ko nabagomba, aravuga ati nidushaka dupfe, ariko ntabwo umuntu yakomeza gusuzugura Imana. Ndeba ndabizi ko ibintu nanjye nabigiramo ingaruka. Hari abasore 3 bahamije Imana, uwitwa Shadraka na Meshake na Abedenego, ngo baravuze ngo bajye bubararira ngo igishushanyo. Baravuga bati nukuri mwami, ibyo ntitwabikora, ntabwo twabikora. Ati none mutabikoze murakizwa n'iki? Ihitanura ry'umuriro. Baravuga bati nukuri Imana dukorera yadukiza uriya muriro, ariko itanabikoze nta cyatuma dupfukamira, ntabwo twabikora. Baranga, baravuga ati ishobora no kutawudukiza, ariko ntabwo turi kubararira ibigirwamana, ntabwo turi bwubararira ibigirwamana niyo itari budukize.
ntukubahe Imana kugira ngo iguhe umugati, ntukubahe Imana kugira ngo oya, ntabwo ari ugusha, ntabwo ari ukuvunja, ntabwo ari magirira. Imana yubahe kuko ari Imana, ibyo izakora irabizi. Imana rero ibyo Imana izakora irabizi. Ntugakorere Imana uvuga ngo reka nyikorere nanjye ngirire icya. Eliya we yagize ate? Yagiriye Imana ishyaka. Ashaka iki? Ayumvaga yaravuga ngo ibi ntabwo nabyihanganira kubona Ahabu yubakira Bali icyotero i Samariya, kanagasuzuguro. Agirira Imana ishyaka. Ntabwo yigeze yita ko inzara nawe izamwica, ntiyitaye ku nyota azagira, ntiyitaye ko ntazasonza. Aravuga ati weya, niyo napfa ariko kubera Imana, niyo napfa ariko kubera Imana. N'abantu mwe bantu bagira ishyaka ryiza, Imana irabashyigikira. Hanyuma ngo Imana amuga ngo huta, wiruke, hunga, genda ujye Sarefati wihisheyo, ujye ku kagezi, genda wihishe ku kagezi. Ngo Eliya aragenda ajya kwihisha ku kagezi, kandi ngo akajyamo amazi yako. Imana ishimwe. Imana rero ngo imutumaho n'ibikona bikajya bimugaburira, igikona kikamuzanira ibiryo, akanywa amazi y'akagezi, igikona kikamugemura umutsima n'inyama. Kubera iki? Kubera ko ntabwo yigeze asonza, ntabwo yigeze asonza, ntabwo yigeze asonza Eliya, ntabwo yigeze yicwa n'inyota. Yatunzwe n'akagezi kari hafi ya Yorodani. Imana yari yaragateguye. Hari ibyo Imana itegurira uyubaha, hari ibyo Imana itegurira abakiranutsi, hari ibyo Imana itegurira abayubaha, hari ibyo Imana itegurira abantu bayigirira ishyaka. Imana ibizagutunga iba yarabiteguye. Ifite stoke, ifite ububiko, ifite imyambaro, ifite ibyo kurya, ifite ubuzima, ifite farumasi. Irashaka kwigirira ishyaka. Hanyuma Imana ibwira Eliya, iramubwira ngo haguruka hunga. Niryo jambo twari dusomye. Iramubwira ngo haguruka uhunge. Hanyuma umurongo wa 5 havuze ngo iki? Ngo nuko aragenda agenza uko Uwiteka avuze, ajya kuri ako kagezi Kereti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimugemurira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije. Ariko ninde wagemurirwa n'igikona inyama? Igikona kigira amerwe kukurusha, igikona kigira amerwe. Ariko kuko Imana ariko yari yategetse, igikona mujyanye ku kagezi, anyweye amazi, aho amazi yabuze, abandi bishwe n'inyota, we nta nyota afite. Hanyuma itegeka igikona avuga ati ntabwo azatungwa n'amazi gusa, mujye mushyira umukozi wanjye umutsima, mumushyire n'inyama, ntabwo azarya umutsima utagira inyama. Urumva imbaraga zisumba byose. Iyo yatungishije Eliya umutsima n'inyama, aho yihishe izananirwa ite kukugirira neza? Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo yaduhaye umwana wayo w'ikinege ikunda, yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose dukeneye? Imana ikeneye ko igirira ishyaka ugahamya muri abo bantu mukorana, aho hantu wirirwa, muri urwo rugo. Hamya Imana, yivugire, irashoboye kugirira Imana ishyaka. 2022 haguruka ugirira Imana ishyaka. Ubwira abasore ko Yesu agira neza, ubwira abasore ko Yesu aruhura, ubwira abantu rushye, ubwira ababyeyi, bwira abantu, vuga Imana neza. Itanga akazi, iragabura, irashoboye, ikiza indwara zikomeye. Yabwiye Abisirayeli ngo nimunyumvira nzabarinda mugiga y'Abanyegiputa, mugiga ntayo muzarwara. Nimunyumvira y'abantu bumvira Imana, hari ibyo ibakinga. Y'abantu bumvira Imana, hari ibyo igenda ibarinda, hari ibyo igenda ibasimbutsa. Y'abantu bumvira Imana, y'abantu bagirira Imana ishyaka. Imana dusenga irazirikana, irazirikana. Bene data, icyo dusabwa n'iki? Ni ukubana n'Imana. Reka twihe intego, reka duhaguruke
dufate ingamba tuvuge ngo noneho Mana tugiye gukora ibyo tutakoze, tugiye kugirira Imana ishyaka. Abantu nibavuga Imana nabi wumve bikubabaje, ushobora kuba utanarwana ngo ubishobore, ariko umutima wawe wumva ubabaye, unabasengere byonyine. Nubona abantu bakorera Imana bafite ukundi bashaka izindi nyungu, nukuri ugira ishyaka, babwiza ukuri, ntugatinye. Kuko biravuga ngo tutabwira umunyabyaha ko azapfa, ngo gupfa ko azapfa, ariko tubazwa amaraso ye, kuko utamubwiye kandi ubizi. Nubona umuntu adakora ibyiza kandi ubibona ko ari bibi, jya ubimubwira, kuko nutabimubwira uzabibazwa nawe. Reka rero tuvugire Imana, Mana tuvugire Imana, nicyo yadusigiye. Eliya ngo avugira Imana, agirira Imana ishyaka, aravuga ati koko aha bakoze ibyaha ababaje Imana kurusha abandi bami. Igihe cy'Ahabu ababaje Imana bigeze aha, ararengereye, yubakiriye Bali icyotero muri Samariya, imunzi we hashyize icyotero. Ibyo biramubabaza, ngo agire ishyaka ry'Imana, agirira Imana ishyaka. Muntu w'Imana, mukristo mwene data, nubona mwene so ari mu bibazo jya umusengera. Nubona mwene so ari gushaka gusubira inyuma y'umukristo jya umusengera, bijye bikubabaza. Nubona yaragwagwanya bijye bikubabaza. Nubona umurimo w'Imana utajya mbere bijye bikubabaza. Rero mureke tubane n'Imana, mureke dusenge, mureke dukizwe. Imana irahari, Imana irashoboye. Shadraka na Meshaki baravuga ngo niyo itadukiza uriya muriro nta kabuza ngo Imana iramanuka. Ngo umwami aravuga ngo yemwe ba Shadraka na Meshaki na Abedenego. Biramutangaza, aravuga ati bari abantu ko bari batatu, ariko ndabonamwo bane, kandi uwa kane arasa n'umwana w'Imana. Hari ibintu Imana izimanukiramo ubwayo, hari igihe izagutumaho marayika, hari n'igihe iziyizira bitewe n'uko ikibazo kingana, hari igihe yiyizira. Ndagira ngo rero uyu munsi Imana yiyizire. Wa mubyeyi, Imana yiyizire, bwira Imana yiyizire, bwira Imana yiyizire mu byawe. Tugiye gusenga, kuko Bibiliya yavuze ngo nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze. Ujye ugenza uko Imana yavuze, ujye utega amatwi ugenza uko Imana yavuze, izahagarana nawe. Bibiliya yavuze ngo nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Kereti ahateganye na Yorodani, agumayo ntiyahava. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije. Bwacya ibikona bikazana inyama, bwakwira bikazana umutsima. Buri munsi akarya umutsima, akarya n'inyama. Eliya akarya neza abandi bashonje, Eliya akarya neza abandi bashobewe. Kubera iki? Yari yaragiriye Imana ishyaka. Uyu munsi ni wowe, uyu munsi ni jyewe. Mureke duhaguruke dukorera Imana. Iki ni igihe cyacu, kandi nkunda kubabwira ngo inyuma yawe haba hari undi. Igihe cyose jya umenya ko inyuma yawe mu mugongo hari undi azaza akora ibyo utakoze. Rero ndifuza ko igihe cyawe ugikoresha neza, kuko inyuma yawe haba hari undi. Iyo ntebe hari undi uzayicaraho, uwo murimo hari undi uzawukora, iryo vuga ubutumwa hari undi uzarivuga, imirimo myiza hari undi uzayikora. Rero igihe cyawe gikoreshe neza. Urakoze Yesu. Iri ni ijambo ryawe, sabiye ubwoko bwawe kugira ngo bukugire ishyaka. Uyu mwaka ubo kukugirira ishyaka, uyu mwaka ubo kukugirira ishyaka. Twagiye tugira ishyaka mu bintu byinshi kandi ntibyagira umusaruro, ariko reka noneho duhindukire tukugirira ishyaka, tubwire abantu kugira neza mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Shoboza iri teraniro, shoboza ubwoko bwawe, shoboza abagore n'abagabo, shoboza abasore n'inkumi, shoboza abantu bose bakeneye kukumenya, abakijijwe bahe kugira ishyaka. Iki cyari igihe cya Eliya, ariko uyu munsi ni igihe cyacu. Reka uyu mwaka 2022 tugire ishyaka ryo kuvuga ineza yawe, tugire ishyaka ryo gusengera abarwayi, tugire ishyaka ryo gukuza abantu mu bibazo, tugire ishyaka ryo gushyigikira abantu bawe, tugire ishyaka ryo gushyigikira uyu murimo. Otera bone sikabo. Urakoze Kristo.
urakoze Mana. Dusengeye uyu mugore, dusengeye uyu mugabo, dusengeye uyu musore, nsengeye umuntu mu izina rya Yesu ufite ishyaka. Numufata amaboko, numushyigikire, 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 numushyigikire. Shyigikira uyu muntu, shyigikira uyu muntu. Ratasikarabone foka. Urakarama, izina ryawe niryaguke, bwami bwawe nibugende ugere hose. Mpera y'isi Mana, jambo ryawe nirigere ku mpera y'isi, jambo ryawe nirigere ku mpera y'isi, jambo ryawe nirigere ku mpera y'isi, mu izina rya Yesu Kristo. Mana data wa twese, reka abantu bakizwe, reka abantu bakira Imana, reka abantu bahinduke. No kabone sika. Urakoze, kiza abarwayi, ruhura abarushye bafite ibibazo Mana. Niwe gisubizo, niwe Mana, niwe utanga umuturambye, niwe ushobora byose. Kora mu mpyiko z'uyu muntu, kora ku mwijima, kora kuri ibi bihaha uyu muntu wangijwe, mu izina rya Yesu. Mana, uri Imana igira neza. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi, dusengeye iteraniro, dusengeye Mwami Imana abanyarwanda bose abakeneye kukumenya, dusengeye isi uw'izina rya Yesu. Abarushye n'abaremerewe nubaruhure. Shyigikira abashumba, shyigikira abakristo, shyigikira itorero rifata amaboko. Wavuze ko ryubatse ku rutare, niko wabwiye Petero. Urabwira ngo itorero ryubatse ku rutare, amarembo y'ikuzimu ngo ntazarinyeganyeza. Ora posi karabone. Shyigikira itorero Mana. Urakoze ko umurimo ari uwawe, cyubahiro kibi cyawe. Abantu ishyaka ryo kugukorera, abantu ishyaka ryo kumva ijambo ryawe. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Telefone yanjye ni 0785 98 944, 0785 98 944 na 0722 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibaha umugisha naho ubutaha.